Shalom shalom, ikaze nanone kuri uyu mwanya mwiza Imana ituremeye kugira ngo tunezererwemo. Ni umwanya wo kwiyungura mu mbaraga z'umwuka wera no gutuma ubugingo bwacu buhemburwa n'ijambo ry'Imana. Reka rero uyu mwanya kubw'imbaraga zishobora byose dufatanye dusenge gato hanyuma tuganire ijambo. Data mu izina rya Yesu, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye ko uri mwiza, isi yose yuzuye icyubahiro cyawe, kuko turi kumwe nawe, nta ntwaro yahagurukiye kuturwanya izagira ikidutwara. Ubu turi imbere y'ubwiza bwawe, Mwami, reka kuramya kwacu kube ukuramya mu kuri no mu mwuka. Duhishurire ijambo ryawe, utwiyereke Mwami. Turagusaba kubaho k'umwuka wawe wera, tukumve tukubone uri hagati muri twe. Humeke kuri iri jambo tugiye kuganira, buri wese agubwe neza mu maso hawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ndifuza kuganira ijambo rivuga ngo umwuka wera bwa bwiza buri hehe, cyangwa Holy Spirit, where is the glory? Mwuka wera, ubwiza buri he, cyangwa ubwiza bw'inzu ya nyuma. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere igice cya 4. Samweli wa mbere igice cya 4 umurongo wa 20. Wenda dushaka duhera ku murongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo uwo muvuzi w'amacumu aramusubiza ati, Abisiraheli bahunze, Abafilisitiya habayeho kurimbuka kw'abantu benshi, abahungu bawe bombi Hofuni na Finehasi bapfuye, kandi isanduku y'Imana yanyazwe. Amaze kuvuga iby'isanduku y'Imana, Eli ahanuka ku ntebe ye, agwa ingazi ku gikingi cy'irembo, akuba ijosi. Arapfa kuko yari umusaza kandi yiremereye. Yari amaze imyaka 40 ari umucamanza w'Abisiraheli. Umukazana we muka Finehasi yari atwite inda nkuru, yenda kubyara. Nuko yumvise izo nkuru yuko isanduku y'Imana yanyazwe, kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye, arapfukama arabyara, kuko ibise byamutunguye. Nuko ari bugufi bwo gupfa, abagore bamuhagaze iruhande baramubwira bati, witinya, ubyaye umuhungu. Ntiyabasubiza, ntiyabyitaho, yita uwo mwana izina Ikabodi, ati, icyubahiro gishize kuri Isiraheli. Abivugishwa nuko isanduku y'Imana yanyazwe, kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. Aravuga ati, icyubahiro gishize kuri Isiraheli, kuko isanduku y'Imana yanyazwe. Haleluya. Turi mu bihe biri étrange, mu bihe bidasanzwe, ibihe Imana itubwira ibintu cyangwa yavuze mu ijambo ryayo, ariko twabireba bikanyuranye n'ibyo yavuze. Reka mbivuge gutya, Bibiliya iravuga ngo ubwiza bw'inzu ya nyuma buzaruta ubwiza bw'inzu ya mbere. Reka mbivuge ko turi mu isezerano rishya. Ubwiza bw'inzu ya mbere turabibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, aho buzuye umwuka, abantu 3,000 bagakizwa umunsi umwe, umunsi wa kabiri 5,000. Amateka akavuga ngo icya kabiri cya Yerusalemu cyahise gikizwa vuba byihuse, ibitangaza bikaba mu buryo butunguranye. Abantu batigeze kwiga, abantu batigeze kumenya iby'ubwenge, Imana ikabahumekera kubw'imbaraga z'umwuka wera, ikabahumekera bagahishurirwa, bakakira gukora kudasanzwe kuva ku Mana. Ubwiza bwariho mu gihe cya Petero, ubwo bakoraga ku ncunda, nako igicucu cye cyakizaga abantu. Mu gihe cya Pawulo, ubwo yasengeraga mushware zigakiza abantu.
mu gihe cya Kristo ubwo bakoraga ku ncunda bagakira. Bibiliya ikavuga mu gitabo cya Yohana ngo twabashije kwandika ibi ngibi, naho twavuga ibitangaza byose Kristo yakoze ntabwo twabona ahantu tubikwiza. Ubwo jyewe nibwo bwiza mvuga bwo mu nzu ya mbere, ku bwiza bwo mu nzu ya nyuma buzaruta ubwiza bwo mu nzu ya mbere. Haleluya. Iyo mbireba mpita ntangira gutekereza ngo nibaze what is missing. Niyo mpamvu iri jambo ni ijambo ryo kwibaza nkanjye, ni ijambo ryo kwibaza nkawe. Ririho riravuga ngo Mwuka Wera, bwa bwiza burihe? Holy Spirit, where is that later glory? Bwa bwiza bwo mu minsi ya nyuma burihe? Ni hehe buri ngo tububone? Nta jambo ryiza ryo kubisobanura nk'ijambo dusomye mu kanya twasomye muri Samweli wa mbere igice cya 4, aho Bibiliya ivuga ibintu bitandukanye, ibintu binyuranye ku bijyanye n'icyabaye. Bibiliya iravuga ngo hari umugabo twese tuzi witwaga Eli, wari umutambyi mukuru mu gihe cya Samweli, ubwo Samweli yakuriraga ku birenge bye. Uwo mugabo umunsi umwe yumva umugabo umwe w'umuvuzi w'amacumu, wari umwe mu ngabo za Isiraheli, aje avuza induru. Arabaza ngo habaye iki, kuko yari impumyi atakibasha kubona. Ubwo birumvikana kuko n'umwami yari yagiye kurwana n'abandi bose bagiye, umuntu wari usigaye wo kubibwirwa byihutirwa yari umutambyi mukuru. Baraza arababaza ngo bigenze gute? Baramubwira ngo yewe, habaye ibidasanzwe, Abafilisitiya batwishe batumaze kandi banyaze n'isanduku y'isezerano. Ngo umugabo kubera ko yumvaga bitabaho, isanduku y'isezerano nicyo cyari icyubahiro cya Isiraheli. Isanduku y'isezerano nibwo bwari uburinzi bwa Isiraheli. Iyo isanduku y'Imana yabaga ikiri mu murwa, babaga bizeye gutabarwa n'Imana, kuko no ku rugamba bajyaga babasha kuyijyana y'Imana yabibabwiraga. Nibwo bwari uburinzi. Ubundi isanduku cyangwa uburiya bwiza ntabwo byabaga ari iriya zahabu bareba cyangwa inkoni ya Mose cyangwa ibindi bintu, ahubwo ryari isezerano bari bafite yuko igihe cyose iyo sanduku izajya ibihari, ubwiza bw'Imana buzajya buyibaho. Ubwo bwiza bukagira igitinyiro n'igikundiro cyabujyagaho iteka ryose. Haleluya. Niyo mpamvu ntabwo bayirebaga iteka ryose, nta na rimwe bahoraga imbere yayo, kuko Bibiliya yerekana uburyo umutambyi yajyaga kureba, kujya ahera hahera ahari iryo sanduku y'isezerano, ngo akahajya rimwe ritagira irya kabiri, aha akahajya rimwe ryonyine ritagira irya kabiri buri mwaka. Ngo nabwo akagenda afite ubwoba, aje guhongera, gusaba imbabazi z'ibyaha bakoze no gusaba Imana ngo yibagirwe gukiranirwa kwabo, hanyuma yibuke kugira neza kwayo, hanyuma ibabarire ibahe n'umugisha. Ubwo kubera ubwoba ngo yagendaga ku ikanzu yari yambaye, ngo hasi yambaye ibintu bimeze nk'inzogera, ikindi akaba afite n'umugozi umuziritse muremure, ku buryo ubwo yinjiraga bafite ubwoba bwinshi. Yinjiraga bavuga bati ashobora gupfirayo. Si umwe wari uhapfiriye, si babiri bari bahapfiriye. Kubera impamvu yihe? Kubera kugenda batiyejeje, kugenda babona gukiranirwa guhari. Muri iki gihe abantu benshi bamenyereye icyaha kubera nta gitinyiro cy'Uwiteka bumva mu nsengero, mu nzu z'Imana. Nta kubaho kw'Imana kubatera icyo gitinyiro kiva ku Mana. Noneho Bibiliya yerekana uburyo ngo yagendaga afite ubwoba. Bamwe bakagira ubwoba, akizirika umugozi ku buryo iyo yapfiraga aho hera baramukururaga ko nta wabashaga kwinjira. Ndio ndibwira yuko ubwo bwenge bamumenye hamaze gupfa benshi. Wenda rimwe yarahaguye bajya kumushaka, bagiye n'abandi barapfa, n'abandi barahatikirira. Murumva ukuntu byari biteye ubwoba. Bavandimwe, hari ubwiza budasanzwe kubera isanduku y'Imana. Ariko ubu nk'uyu mugore wa Finehasi yumvise amakuru yuko sebukwe apfuye, na Finehasi umuhungu wari uwa Eli, wari buzabe nk'umutambyi mu cyimbo cye,
nawe atikiriye aho hantu apfuye ku rugamba n'isanduku y'Imana yibwe, ngo agahita yita umwana we ngo Ikabod, ngo icyubahiro cy'Imana gishize mu Bisiraheli. Mbese ntibitangaje kumva avuga ngo icyubahiro gishize mu gihugu cyose? Mbese hari ubwo umuntu ashobora kwibaza ati, urusengero rw'Imana, insengero tubona, mbese zirimo ubwiza bw'Imana? Mbese icyubahiro cy'Imana kiracyagaragaramo mu miryango yacu, muri famiye zacu? Abana bacu batubonamo ubwiza bw'Imana? Mu gihugu se, muri quartier turimo, igitinyiro n'igikundiro cy'Imana kiracyabamo? Gukora kw'imbaraga z'Imana kuracyagaragara mu buryo twavuga ngo Kabod iracyahari, ubwiza bw'Imana burahari? Cyangwa twavuga nk'uriya mugore ngo Ikabod, kubera ko ubwiza bw'Imana bushize ku Bisiraheli, bushize kuri Isiraheli. Ubwiza nibwo bwari protection y'Abisiraheli. Muribuka uburyo Abafilisitiya ubwo bayibaga bayijyana mu rusengero rwa Dagoni, babyutse bagasanga ibigirwamana byabo byose byikubise hasi, bicuritse umutwe cyangwa bibanje amazuru, byose ibigirwamana bigacika umutwe kubera isanduku y'Imana. Bagatinya bakavuga, bakagenda bakayibasubiza isanduku y'isezerano. Ndagira ngo mbabwire ukuri kw'Imana. Dukeneye kandi kubona ubwiza bw'Imana bugaragara. Niho abanyabyaha bazatinya Imana, niho abanyabyaha bazakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Naho hari inkuru yasekeje nakozeho ubushakashatsi ubwo nari ndiho ndatekereza kuganira kuri iri jambo. Iyo nkuru ijyanye n'ibiriho birabaho ubu. Hari umwami witwaga Pompeyi, umwami w'Abaroma. Muribuka imyaka 63 mbere ko Kristo aza, ubwo yaragiye gufata Yerusalemu, yarwanye na Isiraheli arayinesha, noneho bahafataho umunyago. Muribuka ko Kristo aza mu Bisiraheli yasanze ubwami bw'Abaroma buri aho ngaho. Niyo mpamvu ubwo bajyaga kumuburanisha bamujyanye ku mwami w'Abayuda witwaga Herodi, banamujyana ku mwami uruta wa Herode ariwe Pilato, icyo gihe wayoboraga icyo gice cya Isiraheli, cya Palestine. Naho ubwo ubwami bwose bw'Abaroma bwayoborwaga na Kayizari. Mbega murabyumva, ndetse n'abandi bami batandukanye bagiye baza nka ba Nero n'abandi banyuranye. Muri 63 ubwo Isiraheli yarwanaga n'ubundi n'Abaroma, ubwami bw'Abaroma buza kuhafata, uwitwa Pompeyi ngo yabyanditse muri journale ye, aravuga ngo ntimushobora kwibaza uburyo nari mfite amatsiko yo kuza kureba ahera hahera, nkareba iyo sanduku y'isezerano, ngo kuko bajyaga bavuga ngo uwayibonaga yashoboraga gupfa. Abantu bose bayitinya n'uburyo ubwo yabagira imbere y'Abisiraheli bashoboraga kunesha. Bati kubw'ibyo nari mfite amatsiko ubwo twaneshaga Isiraheli, ngo kugira ngo ngende ubwanjye nirebere iyo sanduku y'isezerano, kuko bari abanditsi, bari abavanturiye bakunda kuzunguruka. Yari afite amatsiko adasanzwe yo kureba aho hantu. Arabireba, aravuga ngo jyewe ndashaka kujyayo. Mwibaze, yari yagize na risk yo kuvuga ngo afazari ningende mpfe ariko nyibone, kubera amatsiko yari afite amatsiko yo kureba igitinyiro cya Isiraheli, igikundiro cya Isiraheli, igituma amahanga yose abari iruhande abatinya, ngo kubera isanduku y'isezerano. Dore ukuntu yavuze ngo arangije ngo agezemo, ngo yinjiye ngo ahera, ndetse ahera hahera ahabura ya sanduku y'isezerano, ahabura ibyari bisanzwe biba mu isanduku y'isezerano, ahabura isanduku y'isezerano yose, ahabura mbega iby'Imana yari yarabwiye Abisiraheli bigomba kuba mu isanduku y'isezerano, n'isanduku y'isezerano yose. Naho mfite amatsiko, si cyo cyonyine. Umwami wacu Yesu Kristo, ntekereza ko ariyo mpamvu ubwo yatangaga igitambaro cyatandukanyaga ahera n'ahera cyacitsemo kabiri. Si nicyo cyonyine,
imyaka 70 nyuma ya Kristo, ubwo Abisiraheli ubwo Abaroma bongeraga gusenya urusengero, Abaroma baranditse ngo iyo sanduku y'isezerano nayo ntiyari irimo. Now abateoloje ntibavuga impamvu abo bantu nako isanduku y'isezerano yaba yarabuze, ntabwo babivuga, ntibabibona. Ariko nakomeje kwibaza, hari ibintu bigera muri 4 natekereje, kandi mufashe duse nk'ababijyamo. Natekereje ukuntu byari bimeze abatambyi bakuru bazi yuko isanduku itakibamo, Abalewi bazi yuko itakibamo, bakijijisha bagakomeza gukora imihango y'idini. Now murebe icyabaye. Ndiho ndareba ukuntu umutambyi mukuru yabanzaga akajya mu masengesho yo kwiyiriza, aciye bugufi, akihana, akiyeza, akambara igunira mbere yuko azagenda rimwe rizima, akambara umwenda mwiza w'abatambyi, agaconga ubwanwa, yarangiza akisiga amavuta, agasezera umugore, abizi yuko harimo ikinyoma, abizi yuko iyo sanduku itakibamo, kuko ntibazi impamvu iyo sanduku yari itakibamo. Birashoboka yuko Imana yari yaratumye ibura nk'uko yari yarabategetse kuyirema, kuko ubwiza bwabagaho bwashoboraga kwica umuntu, bwashoboraga no gusenya Abisiraheli. Muribuka ubwo bajyaga bajya kurwana bafite isanduku y'isezerano, ngo Yosuwa hari umunsi yigeze gutegeka, ugasanga umusozi uguye ku bantu, cyangwa izuba n'ukwezi birahagaze aho biri muri pozisiyo yabyo. Ubwo bwiza ntacyo butakora, bwashoboraga no guterura iyo sanduku bukayijyana. Birashoboka yuko umwuka w'Imana yari ateruye iyo sanduku buyijyanye. Kubera iki? Ubundi bwiza busumba ubundi bw'umwuka wera bwari buje muri Kristo Yesu, bwari buje gusimbura ibyo. Ariko jyewe ndashaka tugire amatsiko, duse nk'abareba gato, twitegereze abatambyi bakuru bariho barigira nyoni nyinshi, bariho barashushanya, bariho bareskuroka, bariho barabeshya Abisiraheli, bariho mon Dieu, bariho barababwira ibinyoma, bakajya bababwira bati hari ahantu hateye ubwoba, ubwiza bw'Imana, igitinyiro n'igikundiro cy'Uwiteka Imana, natwe tugenda ubwacu iteka ryose dufite ubwoba. Akisiga, akambara neza, akikwiza, akambara efodi, amabuye 12 asobanura imiryango ya Isiraheli, amabuye 12 andi ari hano. Mbega abantu bakavuga ngo aduserukiye, bati ni mwebwe ntwari za Isiraheli, kuko mugenda mwizeye yuko mushobora gupfa ariko tukababarirwa ibyaha. And yet nta sanduku yari ihari. Nta sanduku yari ihari, nta bwiza bwari buhari. Niyo mpamvu pompe yatsinze, niyo mpamvu ubwiza bw'Imana bwari buhari, gukiranirwa kwari kwarabaye kwinshi. Idini ryari rihari riremereye. Ndiyo ndareba uburyo baryaga amaturo, ibya 10 n'amaturo bihora bitambwa, kandi igituma uwo murimo bakora ukorwa ari ukubera ubwiza bw'Imana bugomba kuba buhari. Amaturo ya zahabu, amaturo ya argent, amaturo y'ibindi byose yabaga, yose atambwa, inka zose bazibaga, amaraso ameneka, ibyo byose bigakorwa nta Mana ihari. Isn't that amazing? Murumva ukuntu byaba bitangaje ndetse biteye ubwoba. Uburyo idini ryasaga ari nka ryo shusho ryose ry'isi yo muri icyo gihe ku Bayuda, ku buryo n'ubukungu bwabo bwabaga buri around isinagogi, imikorere no gukora kose kudasanzwe. Naho ngiye kubabaza icyo kintu, mbese ntabwo byaba bishoboka yuko, simvuze mu matorero yose, ntabwo byaba bishoboka yuko mu matorero amwe idini ryaba ripretendinga, cyangwa idini ryaba
rishushanya ngo ubwiza burahari inyuma y'amakoti meza, kositime nziza, inyuma y'ijambo ry'Imana ribwirizwa buri cyumweru, inyuma ya porogaramu z'urubyiruko, porogaramu z'abadamu, porogaramu z'abagabo, porogaramu zitandukanye z'ahantu hanyuranye, amadeparitema, inyuma y'ibintu byose bisigaye bihari hano ku isi. Muri iyi minsi abantu bashobora kubaka itorero literally ritariho riravuga gukora kw'imbaraga z'Imana, ritanavuga na Kristo wabambwe, rikagira abantu benshi. Kubera iki? Kubera ko bamaze kumenya sisiteme ya marketing y'iyi si. Byose bigire background ibe yijimye ari umukara, lighting, amatara meza, ibindi byose binyuranye byiza, udusuku, porogaramu z'abana, abana bazi kubafata neza, abantu basohoka bakanywa icyayi bagasangira, umuziki wumvikana mu majwi mu buryo bwiza, amatara, climatiseur, ibintu byose ari byiza, ariko nta bwiza bw'Imana. Mbese ntibyaba biriho ko bishoboka ko twaba dufite porogaramu nyinshi nziza, porogaramu nyinshi zidasanzwe, ariko ubwiza bw'Imana budahari? Twariganye gukora ku isi, marketing y'iyi si, uko twitwara, psychology, filozofi y'iyi si, ibintu byose bikaba ari byiza mu madini, mu matorero manini aremereye meza, afite ishusho ureba nawe ukumva ufite guhinda umushyitsi. Without the presence, nta kubaho kw'Imana guhari. Naho hari option ebyiri zonyine. Dushobora guhitamo gukomeza gushushanya, dushobora guhitamo gukomeza kwishushanya, tugakomeza gushyira mystère, amayoberane hirya y'ahera hahera. Hariho umuntu ushaka kukwereka yuko ari umunyamwuka, akajya akubwira iby'Imana yamukoresheje imyaka ya kera, iby'Imana yamubwiye mu gihe cya kera, amasezerano afite. Iyo yavuze naho ugatangira guhinda umushyitsi, ukavuga ngo uri kumwe n'umuntu udasanzwe. Ariko ikibazo ni kimwe, mbese ubwiza buracyamurimo? Ushobora guhitamo ikintu kimwe, dushobora guhitamo gushushanya. Ariko hari ikindi cya kabiri twahitamo. Dushobora gushushanya, bijya bibaho. Umuntu amavuta ajya amushyiraho, agashushanya, n'abantu bakajya bamutinyira amavuta ya kera. No mu nzu y'umuntu, mu rugo rw'umuntu, umugabo utakibanye neza n'umugore, muzi ukuntu yigira intare kugira ngo icyubahiro cye kigume mu rugo. Agahita azinga umunya. Nyamara kubaho kw'Imana ntabwo guterwa no gushushanya. Hari iyindi option dukwiriye gukora. Mbese option yindi, twari dukwiriye gutakira Uwiteka, tugambaza Imana, tukabwira Imana tuti Mana, Mana ya Israheli, Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Mana yigaragaje mu ishusho rya Kristo umwana wawe, Mwami waje gucungura ubugingo bwacu. Imana itubabarira, ongera wohereze ubwiza bwawe, ongera wohereze gukora kw'imbaraga zawe, ongera wohereze ubwiza bwawe. Ubundi si ijambo ubwiza risobanura iki? Ubundi ubwiza cyangwa kabod cyangwa shekina cyangwa shekaina ni ijambo risobanura the manifestation of the presence of the Holy Spirit. Ni ukugaragara, ni ukuboneka ko kubaho k'umwuka wera mu bantu, kubaho ko gukora k'umwuka wera mu bantu. Mu gihe cya kera kubaho kw'Imana kwagaragaraga ku gicaniro,
ubwo Aburahamu yatambaga Uwiteka akamanuka agakora. Hanyuma nyuma yaho gato Imana itegeka Mose ngo areme ubuturo bwera, isanduku y'isezerano n'ihema ry'ibonaniro. Iryo hema ngo ubwo yajyaga yinjira ngo ubwiza bugatwikira iryo hema, Abisirayeli bagapfukama berekeza iryo hema, imiryango ine ireba iryo hema, indi ine n'indi ine 12 ireba iryo hema ry'ibonaniro. Imbere yaho gato nanone tubona Salomo yubakira inzu Imana. Ubwo iryo hema aho kuba mu ihema ubuturo bukaba mu nzu, Bibiliya iravuga ngo ubwiza bumanukira ya nzu burayitwikira ngo Abalewi ntibabasha kugira icyo bakora. Nyuma y'isengesho Salomo yasenze aravuga ngo uzaguhamagara ari hano uzamwumve, uzerekeza hano uzamwumve. Ubwiza buramanuka butwikira iyo nzu. Bibiliya yongera kwerekana ubundi bwiza, ari bwo bwiza bwo mu minsi ya nyuma. Ubwo Imana yatubwiraga noneho ngo uhereye none ntabwo ubuturo bw'Imana buzaba amazu, buzaba amahema, buzaba igicaniro. Irangijire mu buturo ari bwo mibiri yacu. Bibiliya iravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uba muri mwe. Ntabwo ari insengero gusa za Kristo, ntabwo ari insengero gusa z'Imana Data, ni insengero z'umwuka uba muri mwe. Haleluya! Bibiliya yerekana ubuturo bundi bugaragara mu Byakozwe n'Intumwa 2 ubwo Umwuka Wera yaje. Murebe, ntabwo yaguye ku nyamaswa, ntiyaguye ku nzu. Iriya nzu ntiyahise ihinduka katedrale ubwo Umwuka Wera wazaga. Iriya nzu ntabwo yahise ihinduka idini cyangwa centre y'ububyutse. Ndabizi amushuwa Umwuka Wera aramutse amanutse ubu ngubu ku itorero rito riri aha ngaha, akamanuka mu buryo yamanutse mu gihe cya Pentecote, tumaze kugira ibintu idini cyane muri twe, mu buryo twahita tuhita centre de réveil, revival center cyangwa revival mission cyangwa I don't know revival temple, I don't know revival mount, umusozi w'ububyutse buri wa international. Bitafite ubuzima. Ariko ubwo wamanukaga ntabwo umwuka wamanutse ku nzu, ntabwo ari inzu yagize ubwiza n'abantu. Ubwo umwuka yamanukaga ibirimi by'umuriro byaje ku bantu. Niyo mpamvu ubwo bahungaga umwuka yagumanaga nabo. Ubwo Petero na Yohana bajyaga i Samariya, umwuka wari ubariho niwo watumye bakoreshwa ibyo bakoreshejwe. Ubwo Stefano nawe yagendaga, niyo mpamvu yakoreshejwe. Ubwo Paulo, Barnaba, izindi ntumwa zakwirakwiraga muri Aziya ahantu hanyuranye, ntabwo ari urusengero bateruraga, ni umwuka wabajeho. Oh come on, hallelujah! Nkumbuye ibihe byo gukora ku Mwuka Wera, nkumbuye ubwiza bwo mu minsi ya nyuma. Option ebyiri, dushobora gupretendinga tukavuga ngo ubwiza buracyaturiho, gukora ku Mwuka kuracyakora hagati muri twe. Ariko dushobora no kuvuga ngo Mwuka Wera, ubu tukiri hano turiteguye, ubu tukiri hano turiteguye, ohereza umuriro n'umwuka. Oh haleluya, 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 haleluya. Nibuka umusore witwa Evan Robert mu gihe cya kera mu bubyutse bwa kera bwo mu Bwongereza, Pays de Galles, ngo yigeze umunsi umwe gusura umubishop ariho arasenga asaba ububyutse. Amaze imyaka asenga asaba ububyutse, niba nibuka neza yari amaze imyaka igera muri 7 asenga asaba ububyutse. Abwira uwo mukozi w'Imana, aramubwira ati mukozi w'Imana, umubiri wanjye nawushyize ku gicaniro, meze nka cya gicaniro, nka ya ntama bashyiraga ku gicaniro. Icyo nsaba ijuru ni kimwe cyonyine, nuko Imana yohereza Umwuka Wera n'umuriro ugakongora ubuzima bwanjye, hanyuma ikankoresha kugira ngo ububyutse buze. Imana witwa Billy Graham ngo yajyaga gusura Ubwongereza, ngo yasanze
ngo yasuye mize y'umugabo witwa John Wesley, bamwereka igitanda John Wesley yaryamagaho, bamwereka n'aho yashiraga amavi apfukamye ariho arasenga ngo sukaho umwuka wera Mana unkoreshe. Aho hantu hari haracukutse hagaragara amavi yiwe, kuko aho ngaho niho yashiraga amavi iteka. Noneho ngo abandi barasohoka, abana bari kumwe biganaga muri École Théologique, Billy Graham ngo asigara hapfukamye aho ngaho nyine, arangije azamura amaboko aravuga ngo you can do it again, do it again, ongera ubikore Mwami. Ngo ararira uwo mwanya, arakomeza gusenga. Babandi bajya mu mamodoka baragenda babura Billy Graham, sinzi ukuntu umwarimu yaje kubona yuko bamubuze, basubirayo bamusanga hahandi nyine apfukamye. Uwo mwarimu niwe yabivugaga, Billy Graham yaratangiye gukoreshwa mu buryo budasanzwe, ngo hari icyamubayeho ntazibagirwa. Do it again Lord. Malebra zanun shaketal anfa palesambi edimi sana grevi dayosal shakete abeneme sondiaka heltaki mazoshel. Mwami, nanjye nicyo cyifuzo mfite aka kanya, icyamage nawe tukagisangira tukavuga ngo do it again Lord. Turarambiwe gushushanya, ntidushaka kubona itorero ridafite ubwiza. Ubundi iyo umwuka wera yamanutse, ubwiza bw'Imana buhari. Haleluya! Gutinya Imana kuba kunini, nko mu gihe cya Ananiya na Safira ubwo babeshyaga umwuka wera. Bibiliya irambwira ngo bakibeshya imbere ya Petero bitura hasi, n'undi araza yitura hasi. Mbese igitinyiro kiracyaba mu nzu y'Imana, kiracyaba mu nzu y'Imana. Abashumba, abavuga butumwa, abanyamasengesho, abaririmbyi babeshya, basambana, bakora mu nzira zitandukanye. Do it again Lord. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa ngo Imana ibaha igikundiro ku bantu bose. Nimwibaze umurwa wose Imana ihaye igikundiro, ibaha igikundiro ku bayobozi, ibaha igikundiro ku bacuruzi, ibaha igikundiro ku bagabo n'abagore, ku bacuruzi, ku bantu banyuranye, ibaha igikundiro ku basirikare. Abantu barakizwa. Bibiliya irambwira mu byakozwe n'intumwa hari ahantu Pawulo yagiye ngo umurwa, ngo hafi umurwa wose uhagurukira kumwumva. Dukeneye icyo gikundiro. Mbese bwa bwiza ntitubukeneye? Uwavuga ngo ubwo bwiza burakenewe, uwavuga ngo ntibukihaba, yababeshe, cyangwa bwa bwiza turabukeneye. Hari utuntu duto tugaragaza gukora kw'Imana ahantu hanyuranye, mu cyumba aha, mu itorero aha, mu ivugabutumwa ryaha, mu masengesho aha. Ariko ubwiza mvuga bwo mu byakozwe n'intumwa, mbese ntibukenewe? Ubwo umuriri wabatunguraga, wa muriri ukanihamagarira abantu 3,000 kuza gutangazwa n'icyabereye aho. Mbese byari byabaho ubwo ikintu kimwe kiba, niyo haba habaye aksida, niyo haba habaye ikintu kidasanzwe, abantu 3,000 bakazira icyarimwe kuza kureba icyabaye. Ariko iyo umwuka wera yamanutse ku itorero, abantu bava ikantarange, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, bagahururira kureba icyabayeho. Nta cyabaye, umwuka wera yamanutse. Ubundi iyo ubwiza bw'Imana buhari, Bibiliya irambwira ngo ibitangaza byaba, every miracle can happen, any miracle can happen. Buri gitangaza cyose cyaba, ndababwiza ukuri, buri gitangaza cyose cyaba. Wapfuye yazuka, korona yakira, diyabete zakira, kanseri zakira, abari bamugaye bashobora kongera kugenda. Everything can happen, everything, buri kintu cyose cyaba. Buri mpano yose y'umwuka wera iri mu basore, mu bahungu, mu bagabo n'abagore, mu basaza, yabyuka ikabera umugisha inzu y'Imana. Oh haleluya! Iri ni ryo sengesho mfite ku buzima bwawe.
nuko umwuka wera yongera gukorera mu buzima. Ushobora kumbwira uti Flori, ugiye kurangiza nabi, what can I do? Niki nakora? Ndakubwira amagambo Petero yabwiye bene se mu gice cya 2. Yaravuze ngo mwihane ibyaha byanyu bibabarirwe, ibihe byo guhembuka bibona uko biza biturutse ku Mwami Imana. Ndakubwira ikintu kimwe, twihane, tuve mu migenzo, tuve mu kwishushanya, duhinduke. Kwihana ni metanoia, tuvane ibitekerezo mu migenzo ibidafite icyo bimaze, ibidafite icyo bivuze. Twihane, twongere tubwire Mwuka Wera, Mwuka Wera, twagerageje amahame ya kimuntu, uburyo tubikora nk'abantu, ariko tubonye bitagenda, tuje gusabana nawe Mwuka Wera. Bibiliya imwita umwami w'umusaruro, the king of the harvest. Niwe nyiri harvest, niwe nyiri umusaruro, niwe nyiri gusarura kose. Adusukeho Umwuka Wera, nibwo itorero rizakura, nibwo tuzazana benshi kugira ngo bakizwe, nibwo imiryango yacu izongera kuba restored. Twongere dusabane n'Umwuka Wera, tubwire Mwuka Wera, Mwuka Wera ongera ubikore. Rambura ikiganza ku buzima bwacu, nudukoraho rimwe Mwami. Let your spirit be upon me, let your spirit be in me. Umwuka Wera abe ku buzima bwacu, aduhangweho, naduhangwaho tuzongera duhanure, tuzongera twirukana abadayimoni, tuzongera dusengera abarwayi, tuzongera tunywe ku cyica ntikizagira icyo kidutwara aho tuzajya hose. Kuko Umwuka Wera amanuka ku bantu ubu nta kimanuka ahantu. Umwuka Wera amanuka ku muntu, icyampa Umwuka Wera akanzaho, icyampa umuriro w'Imana ugakongora ubuzima bwanjye, icyampa iri sengesho n'iri jambo tuganiriye rigakangura umutima wawe, ukajya mu masengesho tugasaba Imana. Nta bundi bubyutse bukiba ahantu, ububyutse bubanza kumanukira umuntu, bugakora ku buzima bw'umuntu, then bukanyanyagira n'ahandi. Mwuka Wera, nditeguye, ndi umukandida wo gukora kwawe. Ndifuza ngo urambure ikiganza ukore ku buzima bwanjye, imibereho yanjye yezwe rwose, ndegereye intebe y'ubuntu bwawe. I don't need any humanistic effort. Sinkeneye ibikorwa by'abana b'abantu, imigenzereze y'abana b'abantu. Mwami, sinkeneye kuzana umurimbo ku nzu yawe ngo tubone gukora kwawe. Gukora kwawe kurihagije, mu bihanamanga wakoze ibidasanzwe. Mwami, ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo Kristo yahuraga na resistance mu isinagogi, ngo yagiye hanze ajya ku musozi, abantu bakaza akabakiriza indwara. Ubasha kuzikiriza ku musozi, ubasha kuzikiriza mu rusengero, ubasha kuzikiriza ahantu hose hatandukanye, ubasha kuzikiriza, gukiriza ubwoko bw'abantu, abamugaye, abarwayi, muri za stade, muri za televiziyo, ahantu hatandukanye, kuri mudasobwa, ahantu hanyuranye. Mwami, icyo ngusaba ni Umwuka Wera. Reka ngusabe nawe usaba uwo Mwuka Wera, Mwuka Wera w'Imana. Reka imbaraga z'ubushobozi bwawe. I'm nothing without the power of your Holy Spirit. Talibra de lan shoka bezeten, venge bezen shaka belatol, olpanta kimezet visa shakete. Rabagirana mu buzima bwacu, kuko urutoki rwawe iyo runjeho rimwe byose birahinduka. Urutoki rwawe runjeho rimwe byose birahinduka. Niyo mpamvu ngusabye ngo runzeho, ruze no kuri buri muntu wese uri burankurikira aka kanya. Ishbaeluni etimbelan akefale valguta hezbenezanamiya sitra valaposhekete. Ongera ugendagende ku baririmbyi, bayoborwe n'Umwuka Wera bakuramya. Genda ku bashumba,
bayoborwe n'umwuka wera babwiriza, barambika ibiganza no ku barwayi. Genda ku banyamasengesho, be kuba nk'imbwa z'ibiragi, bongere bahaguruke bahamagara Imana. Genda mwami ku bagabo n'abagore, abasore. Mbese si ko ijambo ryawe ritubwira ngo mu minsi ya nyuma abasore bazerekwa, bazahanura, abasaza bazarota. Pour the Holy Spirit, Lord. Iri ni ryo sengesho senze. Ndagushimiye ko wumvise gusenga, ndagushimiye ko ubikoze mwami, mu izina ridasanzwe ry'umwuka wawe, mu izina ridasanzwe ry'umwana wawe Yesu Kristo. Twakiriye gukora ku mwuka wawe wera, twakiriye imbaraga zawe. Amen.